Bene data bakundwa b'umwami Yesu Kristo, mwese abakurikira izi nyigisho tubahaye ikaze mu biganiro bya Saveur Divine. Ibi biganiro mu bitegurirwa n'abavugabutumwa bwiza batandukanye, akaba ari umuhamagaro ugendera ku ijambo ry'Imana byanditse mu gitabo cy'ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Matayo ibice 24 umurongo wa 14. Kandi ubutumwa bwiza bw'ubwami buzigishwa mu isi yose ngo bube ubuhamya bwo guhamiriza amahanga yose, nibwo imperuka izahera ko ize. Ibi biganiro mu bikurikira ku channel ya YouTube yitwa Saveur Divine. Tubifurije kugubwa neza. Imana Data ari nayo So ibaha umugisha. Shalom bakundwa bene data dusangiye gucungurwa n'amaraso y'umwami wacu Yesu Kristo. Nongeye kubasuhuza mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo, kandi nongeye kubafuza mbifuriza kugubwa neza no gusoza icyumweru twatangiye mu mbaraga n'ubushobozi bwinshi duhabwa kubwo kumenya umwami wacu Yesu Kristo. Bene data rero bashiki banyu mwebwe muri mutega amatwi kino kiganiro cya Saveur Divine, nongeye kugaruka ngiye bagabo Joseph kugira twongere tuganire ku magambo y'Imana. Imana aduhaye muri kino cyumweru, nkuko mwumvishije bene data n'abashiki banjye batambutse uburyo bagiye baganira cyangwa se uburyo bagiye babanyuzaho bimwe mu biganiro bishingiye ku ijambo ry'Imana. Bene data kandi nongeye kubakangurira cyane gutega amatwi no kurushaho kumva ibi biganiro, cyane ko ijambo ry'Imana tugira yuko ubwo iminsi igenda irushaho kuba mibi dukwiye kurushaho kugira umwete wo gutunga amagambo y'Imana. Bene data rero mwe mwumva ibiganiro bya Saveur Divine ntukayimubyihererana, mujye mubiha n'abandi benshi kugira ngo barusheho kumva ubutumwa bwiza, uburyo butuma abantu benshi bahindukira bakava mu byo barimo, bakongera bakayoboka inzira y'agakiza, bakegera umwami Yesu. Iyi ni misiyo Yesu yaduhaye yo guhindurira abantu benshi gukizwa, bakava mu byaha ahubwo bagahindukira bakamenya umwami Yesu nk'umwami n'umukiza. Icyumweru rero tumutuganira hejuru y'amagambo ari muri Yohana ibice 6 umurongo wa 38, aho Simoni Petero yasubizaga Yesu amagambo meza kandi akomeye. Ubwo Yesu yamubaza ngo mbese ko abantu bari kugenda namwe murashaka kwigendera, ariko Simoni Petero we amusubiza bitandukanye nuko Yesu yabonaga abandi barimo babikora. Baravuga ngo twakuva tukajya hehe ko ari wowe ufite amagambo y'ubugingo buhoraho. Bene data bashiki banjye turimo tuganira muri kino cyumweru, cyangwa se bene data n'abashiki banjye bagiye babagezaho ibiganiro bishingiye ku kuvuga yuko Yesu ari ufite amagambo y'ubugingo buhoraho. Nta handi hantu twakura ibyiringiro by'ubuzima buretse kuri Yesu wacu. Bene data rero bashiki banyu mwe mutega bagana cyo kiganiro cya Saveur Divine, mu gitega amatwi uko bwije nuko bukeye. Ndagira ngo mbabwire ngo mukomeze ibyiringiro byanyu mubishyire kuri Yesu Kristo, kubera ko ntaho wamuvaho guje hehe, ninde wayakura he. Nkuko Petero yabivuze, Simoni Petero yabivuze, nta handi hantu huzuye amagambo y'ubugingo. Muri bene wanyu ntago wayabona, mu nshuti n'abavandimwe ntiwayabona, no muri iyi si nta hantu wayabona, ariko kuri Yesu wenyine hari isoko, hari amagambo y'ubugingo. Si cyo cyonyine rero, nubwo aricyo turimo tuganira muri kino cyumweru, nashimye yuko noneho tubyuzuza cyangwa se tubirangiza. Nshaka kubabwira yuko muri Yesu harimo imbumbe y'ibintu byinshi utabona n'isi, y'ibintu byinshi utabona n'abakomeye, y'ibintu byinshi utabona na ibindi bintu runaka bikomeye muri iyi si, ariko muri Yesu harimo byose. Hari umuririmbyi nkunda wavuze ngo yewe urushye uremerewe ngo bibwire Yesu ngo niwe nshuti ihebuje nta nindi wabona imeze nkawe. Uyu muririmbyi yafasha cyane kuko yahamagaye abantu barushye n'abaremerewe, arababwira ngo muze mubibwire Yesu ngo niwe nshuti ihebuje nta nindi wabona imeze nkawe. Dega n'amagambo y'Imana bitwibwirira ko Yesu yarivugiye ubwe, yaravuze ngo yemwe abarushye n'abaremerewe nimuze munsange ndabaruhura. Ibyo bivuga iki? Bivuga ko Yesu ari we wenyine utunze amagambo y'ubugingo, tunze amagambo aruhura, tunze amagambo atuma umuntu agubwa neza, atunze amagambo atuma umuntu agarura ibyishimo, atunze amagambo atuma umuntu agarura akanyamuneza, tunze amagambo atuma umuntu agarura ubugingo. Nta handi wakura amagambo y'ubugingo uretse muri Yesu wenyine. Biragusaba kumunambaho rero kuko niwe utunze amagambo y'ubugingo, kandi araguhamagara
niyo mpamvu yavuze ngo yemwe abarushye n'abaremerewe, abari bataye icyizere cy'ejo hazaza, bari bataye icyizere cy'ubugingo, bari bataye icyizere cyo kuzabaho mu buzima bw'iteka, yaravuze ngo yemwe abarushye n'abaremerewe nimuze munsange ndabaruhura mbuzuze ibinezaneza by'amagambo y'ubugingo. Iyo usomye igitabo cy'Abakorinto ibice bya 2:3 ho bavuga ibintu byinshi biri mu mwami Yesu, ho baravuze ngo muri we nimwe ubutunzi bwose n'ubwenge no kumenya byahishwe. Iri jambo rinezeza umutima wanjye iyo ndimo ryumva cyangwa se nisomye, biravuga ngo muri we, muri Yesu Kristo. Niko Pawulo yandikiye Abakorinto, arababwira ngo murusheho kumwizera, buretse kuba muri we harimo amagambo y'ubugingo, hari n'ibindi bintu bihishwemo iyi si itaguha mu buryo bworoshye. Iyi si yimye abantu babyirukanseho, abantu barabishatse barabibura, abandi barabirwanira, abandi barabipfa, ibihugu byinshi birabipfa, niyo mpamvu hari intambara nyinshi n'ibindi bintu byinshi, ariko muri Yesu birimo byose. Niyo mpamvu umwegereye, umufite, uwamwizeye atunze byose. Icyambere gikomeye ni iki tumaze icyumweru tuganiraho, niwe soko y'amagambo y'ubugingo. Ahantu uzahakura amagambo ariko si amagambo y'ubugingo, muri bene wanyu wahakura amagambo ariko si amagambo y'ubugingo, mu bakomeye wahakura amagambo ariko si amagambo y'ubugingo, hirya no hino mu maorganisme cyangwa se amasosiyete akomeye wahakura amagambo n'ibindi byizere ariko si amagambo y'ubugingo, ariko amagambo y'ubugingo aboneka muri Yesu wenyine. Ndaguhamagarira kongera kumwizera umwami n'umukiza wawe kugira ngo akuzuze amagambo y'ubugingo. Reka tugiye tureba ingero z'abantu benshi bagiye bahura nawe bihebye ariko bagataha ubuzima bwabo buguwe neza, nuko Yesu agira amagambo y'ubugingo. Uzasoma igitabo, uzasoma Bibiliya, uzasanga inkuru y'umugabo umwe witwa Zakayo, wari waragiye, ari umuntu w'umutegetsi ukomeye, ari umuntu rwose wifite ubayeho neza, ariko atarigeze abona umuntu umwuzuza amagambo y'ubugingo. Ngo umunsi yahuye na Yesu waca bugufi, amaze guhura na Yesu, amaze guca bugufi, ngo Yesu amwuzuza amagambo y'ubugingo. Amaze kumwuzuza amagambo y'ubugingo, ibyo yari ibyo bisubizaho yibye, abo yarerenganyije basubiza ibyabo, kandi ngo agira n'umutima wo guha abakene no gufasha abakene. Impamvu mubona isi yuzuye ibibazo, abantu barimo bagenda bigwizaho ibintu, abandi bantu bakagira ibintu by'ubusambo birenzeho, abandi bantu bakanga babo, ni ukubera ko nta Yesu bagira. Iyo ugize Yesu akakuza amagambo y'ubugingo, umutima wawe urafunguka, imyumvire irafunguka, tekereza irafunguka, ubabarira abantu bari barakubabaje. Iyo ugize Yesu akuza amagambo y'ubugingo, umenya gutanga, umenya kugira neza, umenya gufasha, wuzura urukundo. Isi iramutse yuzuye Yesu nakaza amagambo y'ubugingo, twabaho mu buzima bwiza. Niyo mpamvu Petero yamubwiye ati nyewe reka ngire ikintu nkwibwirira, nakuvaho nkajya hehe, ko ari wewe wuzuye amagambo y'ubugingo. Uyu mugabo Petero yagize ishirirwa rikomeye cyane, yamaze kubona ko ahandi hantu hose yabaye n'abandi bose babanye ntawigeze amuremamo amagambo y'ubugingo. Aravuga ngo ndabizi, hari aho nabaye, hari n'aho twabanye, ariko se nakuvaho nkajya hehe, ko nabonye muri weho ariho hantu huzuye amagambo y'ubugingo. N'ibingibi rero Pawulo nawe yandikiye Abakorinto arababwira, arababwira ngo ndabizi neza, mujya muzirikana ibi bintu twarabanye, ariko reka nyiri ibintu mbabwira mujya muzirikana ko muri we harimo ubutunzi bwose. Reka nanjye ibintu nyine mbibabwire, hejuru y'amagambo y'ubugingo Yesu aduhereza, muri we harimo n'ubutunzi bwose. Ibyuzi byose bitungwa muri we birimo, mwizere nk'umwami n'umukiza. Igihe nikigera ibyo ukeneye byose biri muri we. Aravuga ngo niba iby'ubwenge no kumenya byahishwe muri we. Ibi bintu by'ubwenge byo kumenya byahishwe muri we, kandi ikintu kizabikwereka nuko abibwira ko ari abanyabwenge b'iyi si batamutunze, hirya bahura n'ibibagonga, ibyo byose bigahinduka ubusa. Ariko muri we harimo ubwenge, harimo no kumenya. Mwene data mushiki wanjye, wowe utari wakira Yesu nk'umwami n'umukiza, ndakwifuriza kumwakira kugira ngo akuzuze amagambo y'ubugingo, utazabona ahandi hantu buretse muri we, kugira ngo akuzuze ubutunzi bwose, kugira ngo akuzuze kumenya, kandi akuzuye n'ubwenge, ko muri we birimo. Uzareba umwami Salomo wakimara kugera ku ntebe y'ubutware, ngo yaravuze ngo mwami icyo nkeneye ni ukumpa ubwenge, kandi ngo Imana imwongerera ubwenge, mwuzuza ubwenge butigeze bugira abandi bami bose. Yewe abantu bahishurirwaga yuko muri we harimo
harimo ubutunzi, harimo kumenya, harimo ubwenge, kandi harimo amagambo y'ubugingo. Tugiye gusenga Imana. Ndakwifuriza weho mwumva ibiganiro bya Saveur Divine kongera gukanguka ugashaka Yesu akaba muri weho kugira ngo wuzure amagambo y'ubugingo mu buzima bwawe. Ndakwifuriza nawe utari wakira Yesu nk'umwami n'umukiza, zumva kino kiganiro kugira umwete no gushaka uburyo umwakira nk'umwami n'umukiza, kuzuza amagambo y'ubugingo. Uzatekereza abantu hirya no hino mwajya muhura, abakomeye cyangwa se n'abandi bose bagira ibyo bakubwira, kubera ko bitari amagambo y'ubugingo. Mu gihe runaka byarahindagurikaga, ukabona nta cyizere cyabyo, byo wakwizezaga uyu munsi byabaga byarangiye ejo cyangwa se ejo bundi. Ariko muri Yesu harimo amagambo y'ubugingo, kandi iyo umwakiriye n'ibihinduka. Iyo buryo barasubye ngo kwera ejo na n'uyu munsi ni kwari. Yesu ntajya ahinduka ku magambo ye y'ubugingo. Iyo umwakiriye uhorana ubugingo, kubera ko amagambo ye ahora muri weho. Nibyo Dawidi nawe yavuze ngo nabitse amagambo ya mutima wanjye kugira ngo nazagucumuraho. Ibyo bimuhesha gucakira ubugingo. Iyo ubitse amagambo y'Imana ukabiga amagambo ya Yesu umutima wawe, bikurinda ubucumuro, ibyo bikagusatiza ubugingo. Niyo mpamvu muri we harimo amagambo y'ubugingo, kubera ko umuntu wuzuye amagambo yiwe yuzura n'ubugingo mu gihe cya none n'igihe kizaza. Bene data bashiki banjye, ndabifuriza kongera kuzura Yesu, ndabifuza kongera gukunda Yesu. Waba utari wamumenya, ndakwifuza kumumenya no kumukunda, uburyo bukuzuza amagambo y'ubugingo, kakuzuza ubwenge n'ubumenyi, kakuzuza rwose n'ubutunzi n'ibindi byose byifuzwa. Niyo mpamvu nawe yavuze ngo yemwe abarushye n'abaremerewe muze musanye n'abaruhura, buzuza amagambo y'ubugingo. Imana yo mu ijuru ibahe umugisha mu izina rya Yesu Kristo. Amen.